nge turahangana wakundi umujinya kwica ukatangira gusara nyine abarangwa abasere baravuga ati ngewe turahangana rero imva amagambo ashira ivuga sinzi ibyo ndi kuvuga. Hi everyone, how are you doing? Nize ko mwese neza. Ngerageza gufata microphone uyu munsi gutya. Maybe I don't know, ngeje kwifata gutya kugira turiho twakumva. I'm not sure, but I think turaza kumva. So, amazina nyitwa Debbie. Hello. And guys, inkuru zanjye rwose taking stories on TikTok. Nago bizongera kuba pe nzenzishyira kuri YouTube. Ni murakara. It's fine. It's okay. But story time is going to be on YouTube. Yeah. So, how are you? And story time. Jesus. Niyo mbere numvishe story y'abavandimwe badakundana on this level. I know there are some siblings who doesn't like each other. But this time around, iki gihe cyo bana icyongereza kiba kijyaye. Ubungubu please, I'm so sorry. I'm so sorry guys. I'm so sorry kumva nk'ibingi. So, how are you? Uyu muntu anyandikira mbwa Debbie ndi umumama mfite imyaka 46 ndi mfura mu rugo inyuma yanjye hariho abahungu babiri na mushiki wanjye na murumuna wanjye umwe ubwo w'umukobwa. Ngiye nakuriye muri famille ikirinye pe papa wanjye yari wa mugabo nyine utagira ikintu wandi wita ngo ni umuntu wirya kimara urumva nta kintu nta faranga nta nzu nta twari tubayeho bakundi papa wanjye akajya guhingira kanaka na mama akajya guhingira kanaka bakaduhereza ibyo tukabamo kuko yambwa ati ndabyibuka kera nyine uyu mukobwa akiri muto ndabyibuka twigeze kuba mu gikoni cy'umuntu uwo muntu turamukorera tumuhingira akaza agateka amara guteka agasoka mu gikoni cye twe tukinjiramo tugasasa tukaryama. Tidebe nariwe n'imbaraga sa nariwe n'inda ndi umuntu uzi kuribwa n'imbaraga actually sinarinze imbaraga sa guys I will tell you story of imbaraga sa nariwe n'ibihe nari kimwe kitandiye mbaho muri ubwo buzima ariko nkaba nari umwana wakundaga kwiga pe nakundaga kwiga nge nari umwana ukunda kwiga then nyuma ya jenoside ho gatoya papa wacu rero ntago bamwishe baramukomerekeje nyine mbere ya jenoside ya muri jenoside papa wiwe nyine baramukomerekeje bazi kumukomeretsa ariko ntago yigeze apfa ariko rero kumukomeretsa yaraje ntago yongeye guhiga umugongo bari barawishe mama we watangiye guhinga mama wa tukava mu ishuri ukaza ugahinga mama wa tukava mu ishuri ukaza ugahinga bro umukobwa aramubwira ati ma please niba ngize amahirwe none leta kabigiye kwihira abantu ndinde kubyanga ndinde ukwanga kurihirwa umwana w'imyaka 10 cyangwa 10 n'ingahe urumva nakanga kurirwa gutaravuga ati reka ngiye ku ishuri kabyuka nkajya ku ishuri ngataha nkaza umusaza wanjye nkurikira nundi bo ndabinginga ndavuga ati rero ko farije kurihira abantu mwaje tukajya kwiga mwabana ubukire mwanutse abamo ryari ko batubwira ko ubuzima ari ishuri kuki mutaza ngo tujye kwiga basaza bati reka tuzadufasha mu guhinga nango twe tuzadufa ku ishuri ngo tuze ngo tubwirirwe tubure n'ibikoresho agati tumuburi kweshe gute kandi farije isigaye idufasha icyo gihe farije yaraje iha mama wabo inzu imaze na papa wabo imaze kubahereza inzu baba murumuna we mutoya nawe aravuga rero ati ngewe ngo makora afite papa wabo nyine papa wabo wari urwaye yarurembye arabwiye bana banjye kambabwizwe guhinga biravuna ntago ari ibintu uzajya kwitereramo gutyo gusa please mujye ku ishuri iyi nginga abasaza be papa wawe arabinginga mujye kwiga baranga mama bati muze twiye kwihingira abana banjye n'ubundi nibyo byadutunze urabona ati mudakuze se murabona mubaye iki bakajya abasaza be bakajya kwihingira aho kugira bagire ute bajye ku ishuri bashiki be bariga pe ako gatoya nako kajya ku ishuri kariga mama wabo cyakora koko yagakundaga kubinga meke gashaka kukabonye ni uniforme nubwo ngo farije abagatinze wenda nko kuzana ibikoresho mama wabo akagabya yabishakaga sinzi ngo anabikoraga ariko abishakaga uyu mukobwa araza kurangiza amaze kurangiza ati Debbie ngiye narangije banshaka ngiye ntabwo ndi umuntu wigeze usaba akazi ntabwo nigi umuntu ugeze ugira gute ko nari umuhanga pe ngiye narangije secondaire akazi kanegereje bambwira ati vayo ube kino kintu wacu hereye mu murenge akora mu murenge aza kuhava abo ONG akora ari cyo akora muri ONG ati natangiye no kujya ngenda nkava no mu Rwanda nkajya ariko kubivuga ntabwo nashaka kubibwira mama wanjye yo namubwira ati ndagiye tangiye ngo kugurisha ugiye gusamba nyine mama yari wa muntu uhuru umushinja ubusambanyi butaza huva ngubundi ngo nta mukobwa wize ngubundi ngo umukobwa ngo ikinakora ngo urahinga ngo amara guhinga ngo ukaza ngo ukaba ubuzima bwose busanzwe
ngo nyine ngo usanzwe ibintu nk'ibyo. Rero uyu mukobwa rero ngo mu kugenda kwiwe yaje kubura n'umunyakenya niwe mugabo we ubu babana nk'umugabo we mu runzu. Noneho before icyo gihe rero bakundanye mu igihe ku buryo yambwira ati bituma imyaka 10 kandi twamenyanye mfite imyaka ntabwo nari mukuru sinzi imyaka yambwiye ko sinyibuka neza ariko yayimbwiye. Yego arambwira ati rero njyewe ati nabwiye umugabo wanjye ndambwira rero kankubwiza ukuri njyewe wacu n'abakene pe iwacu n'abakene kandi ndabakunda. Papa wanjye we arahari na nyine papa w'icyo gihe yaragihari na mama we ngo yaragihari ya aranje aramubwira rero tinge ntabwo nagushaka ntarabanza kubaka iwacu umunyakenya. Uwo mugabo arambwira ati umva chérie don't worry I'm here for you ufite akazi nanjye mfite akazi wowe uragura ikibanza ngiye nzu ndayubaka inzu ushaka inzu y'ibyumba bingahe. Aravuga ati bitewe nuko twacu turi abana umuntu wanjye mu rugo mama wanjye haba papa wanjye haba nasanze banjye babiri ndashaka ko bubaka inzu urumva ubwo y'ibyumba 5 kugira n'abana banjye nawe so cyo gusura iwacu tubona aho turara. Umunyakenya umugabo warambwira ati no problem nta kibazo inzu mbere umugabo barayubaka maze kuyubaka ikibanza uyu mukobwa niwe yakiguze ibyo se niwe wabiguze arayubaka maze kuyubaka babaho rero muri ubwo buzima nyine bigeraho ati nyuma y'iyo inzu maze kuzura nyuma y'imyaka nk'ibiri niho bashakanye nabo nyine bamaze kwibaka nabo bakora ubukwe maze gukora ubukwe hashize nk'amezi ngangahe abamaze bakoze ubukwe papa we yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana asigarana na mama wiwe nyine babaho mama we icyo gihe numva ntabwo arakizana ibyo bintu yari afite umukobwa wamwubakiye Petite Sœur nawe ngo yarangije abona akazi Petite Sœur yarangije abona akazi ku buryo nyine umva ndakubwiye ngo nta kibazo na kimwe. Petite Sœur amaze kubona akazi aza no gukora ubukwe urumva urugo iwabo hasigara basaza biwe babandi babiri barimo hagati. Noneho basaza biwe ni n'abantu ngo bari barashatse kera nyine bo bagendaga ko kundi agize imyaka 18 19 kwa ko nta kintu kirakora arahinga agataha nyine nta fica na avenir yahitaga yishakira umugore wo mu cyaro bakabana ubuzima bugakomeza. Noneho babaho rero gutyo iwabo nyine. Noneho mama wabo rero aza kurwara mama ngo arwaye 2017 atarwara kanseri y'ibere arayirwara aremba bamujyana i Butaro. Bamaze kumujyana i Butaro nta rukura baze Butaro igihe kinini pe yambwa Debe ntago mama wacu ari umuntu watugoye cyane ngo disende soya. Mama wacu amaze nk'amezi nk'abiri yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana kuva icyo gihe 2010 kuko yambwa icyo gihe 2017 mama yitaba Imana mu kwa mbere cyangwa kwa kabiri kwa 2018 ubu mama amaze imyaka 7 yitabye Imana. Mu myaka 7 amaze yitabye Imana narebye basazanye ndavuga ati abahungu rero bombi kari babiri ndavuga ati abahungu rero ndabona nta kintu rwose bafite nta kintu bazimeza. Ndavuga rero mfata umwe mukuru ndamwe se wumva ari ki wakora. Arambwira ati ngiye ndashaka kuba umuhinzi nyine nkajya mpinga na keza ngumwe kashaka kuzajya hinga inyanya. Ati ndashaka kuzagenda ngo ahantu imba ari ngo nkajya muri koperative nago bigose ibintu bambwiye nago mbyibuka muri koperative urumva ya nyine yo kugira ngiye mfatanya n'abo bantu bahinga inyanya ngiye mvuga ati ngo bampe imba ari igisate cy'igishanga ibyo nago nzi kuntu babivuga nago nabimenye. Umukobwa aragenda ngarazishyura yishyura imba ari miliyoni 3 arazimwishyurira aho hantu barahamukodesha ngo atangire ngo gahinga inyanya kazigemura. Umva musaza we nyine uwo ngo nta musaza wo mukurikira ni musaza we wa kabiri urumva uwa mbere ngo yaramaza akamubwira ngo yango ngiye ngo ntabwo nshaka amafaranga ngo y'abagore ngo nashaka ngo amafaranga y'abakwe ngo ngiye ngo nagaruka nkuko nanizwe ngo reka. Petite Sœur we muto rero aza gukora ubukwe nawe urumva iyo nzu babagamo iwabo ntago ari kure ni hafi ni nka hari Kigali ko ntago ari Kigali neza urumva. Aramubwira abwira nyine Petite Sœur rero aza kubona fiance abonye fiance bango akakora ubukwe urumva ko nawe n'umukobwa mukuru bango akakora iki akakora ubukwe. Akoze ubukwe rero urumva niwe wabaga ngo muri iyo Petite Sœur yabaga muri iyo nzu wenyine nyine mukuru yarambwira ati mva ko papa mupfuye ino nzu niyo y'ikipara mama we yibemo ati nubona umugabo ugashaka kugenda nta kibazo we guma hano urumva. None se Isabelle yaje kubona umugabo 2022 amaze kuza kubona umugabo 2022 ava nyine aho yabaga aza nyine kuba Kigali iwabo ni mu nkengero urumva iwabo ni mu nkengero ntaga nyine ari ahantu kure iwabo ni hafi bana nyine barabana muri ubwo buzima hariya ngo bara muri ubwo sindi kuvuga ibiki we sinzi ibyo ndi kuvuga
urumva Peti Sara yarabonye nyine abuza kubona umugabo wa 22 aranashaka aragenda. Urumva rero nyine sister we yabaga muri iyo nzu, ubwo kuyivamo mukivamo rero baravuga reka bayikodeshe kuko aho nyine ntago ari ahantu bakujije amafaranga make, bayikodeshe amafaranga nyine uyu mukobwa ujya afata kurumva iyo nzu nubwo ari niwe wayubatse, niwe yubatse ikibanza cyari kiwe, yubakiye ababyeyi biwe barapfuye, asaba kugira ute kuyikodesha, arayikodesha banda kumwishyura amezi 3. Mukome museke museke babanza kumwishyura amezi 3, ukwezi kwa 4 ahamagaye kukimutanyishyura ati umusaza yaje kuyafata, umusaza wamukurikira urumva umusaza wamukurikira ati yaje kuyafata, ukundi kwezi ati kuki mutanyishyura amafaranga umusaza yaje kuyafata. Bigeraho numva n'ikintu bitwaye kwa umusaza wanjye afite amafaranga, kubera ko numvaga inzu nari bakimama kandi umusaza wanjye rwose afite abana 9, urumva afite abana 9 muri kinyejana, nta kazi, nyira aho ngaho no guhinga hingira petit frère wiwe, uwo ngo nyine wundi bahaye ibintu byo guhinga, nta kazi nta kintu, umugore nyine nabantu bari aho ngaho, umugore ngo yicuririza mu gasoko. Urumva akavuga ati rero nta kibazo amafaranga n'undi hagaye menshi 100 kuba wabihereza umusaza wawe nta byadanje, reka muri kajya yishyuza inzu. Tubaho muri ubwo buzima, noneho umunsi umwe rero aza kumbwira ati ngewe ati ndumva ndashaka komeza kuba ahantu mba, reka mpave urumva njye kuba mu nzu ya mama wanjye. Umukobwa arambwira ati oya, iriya nzu ntago ari yawe, inzu yawe urayifite, ufite impamvu ari yubamo, rero iriya nzu yireke ni yanjye, ni njye wagize ute, ni njye wayubatse, ni njye wayiguze, ni njye wakoze ibintu byose. Umuhungu ati ngo nukiyemereye, ngo nukubera ko ngo uri umukire se tuvukana, ngo ukaba ufite amafaranga menshi kundisha, ngo mva nkumbwire ngo ati ninjye muhungu data yari afite mukuru, ati rero ninjye ugomba kurya imitungo. Ati imitungo ye, imitungo siko utaragiraga namba, twe twakuze tubamba. Urumva mushiki arambwira ati na Farije ubamo nyine inzu ubamo ntago ari bari bahaye mama ya Farije, rero genda uyigumemo nta kitwaye, niba ari n'ibibazo ufite umbwire ngiye nta kibazo nyivugurure, niba ari byo wifuza niba ari byo ushaka, but please this time around ntago ibyo ngibyo ngiye bishaka pe, ntago byakunda, iriya nzu ni yanjye. Umusaza batura umusazi, iriya nzu ntago ari yawe. Bwarakeye baramuhamagara, abapanga nyine babaga muri iyo nzu, urumva baramazemo ngo igihe kingana umwaka. Urumva aranje aramubwira rero ufata inzira uve nyine, abapanga baramuhamagara ati rero kashaka kubwira ko twarimutse umusaza wanyu yadukuye mu nzu. Aramuvuze umusaza wanjye yakuye mu nzu as what, ati yadukuyemo yaduhaye prive, ubu rero twavuyemo mose shusho ko tutibukaga yuko ari nayo tugomba kwibwira ko niwe twishyuraga, niwe watwishyuza, nyine niwe wabishyuzaga ibintu byose, so please twaragiye ibintu nk'ibyo ngibyo. Umva abafashe imodoka agiye kureba musaza we, ageze kwa musaza we ahantu babaga nyine muri iyo nzu asanga ntago bagihari, barimutse. Abagiye hehe, ahita avuga ati bagiye muri ya nzu none bakiye mama, ahita agenda ajyayo. Ageze rwose asanga umugore arahari n'abana bakuru nyine muri bo, abandi bagiye ku ishuri, abandi nyine abana benshi bari bahari. Noneho ahita yinjira nyine abasura ngo se mwageze mw'ishyano ryari, ahita nyine ngo Berso aramuga shangwa warakoze cyane, Imana igumugisha kwemera ko tuza kuba hano, hari ahantu hari habi cyane, abana babaga kure y'ishuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Atavuga ati oya njye ntabwo nabyemeye ryari, nabyemera simbikubwire kuri Berso wanjye. Arambwira ati se bimeze gute, arambwira musaza ati mugabo yaraje arambwira ati njye ndashaka kwimukira muri yanzu nahaye mama. Ndamubwira ntabwo byakunda kubera ko ino nzu ni yanjye, ngiye kuba yari gufata amafaranga ya rent akayatwara na kintu byari kuba bintwaye. Urumva ariko kuza kuyibamo naramubujije nagasuzuguro. Umugore ati rero ati ndekaze kuko ntago agiye kure mu biganireho. Urumva ati yabaye akihagera umusaza ngo yaramurebye ngo yahise avugira hejuru ngo nguje kunyirukana mu nzu ya mama, ngo niba ngo mama ngo udakunda abana biwe, ngo wamukundaga nk'ibiki, ngo waramwubakiye mu biki. Umutipe ngaravuga koko amagambo aravuga. Umutipe aranje umuntu ze bayita gute we, si nyine umugore we yaramugaceceka
tubanze tumwumve. Urumva yaza kukubeshyera se ngo yaza kukubwira ngo ureke kuva mu nzu ya mama wawe akuba wara gufata amafaranga ubundi ya rent ubundi amafaranga y'inzu ari umugore mumaze ko basi ari amafaranga twayafataga tukabaho basi umuntu akabaze ngo 100 bizinjira nta kode twishyuraga twaje muri iyi nzu gute ahita amubwira ngo ngo cyo kundana n'umugore wanjye umva ngo induru ziravuga koko umusaza yibabigize ute umva bibazo aratabigura umugabo aramubwira ati ariko rero nta n'ikibazo mureke aguma yibemo. Noneho aravuga ati oya ati rero uyu muhungu ashaka kuzashituka ntwari uyu mutungo kandi urabona uyu mutungo nawe sigiye na mama wanjye ntabwo nawe sigiye mama wanjye narawuguze nuko nahawe mangabemo ariko n'ubundi ndibaza ashaka kubintwara. Urumva ariko noneho ngo mu butaka yanditseho papa we nyine na mama wiwe. Urumva ariko mama we ngo akaba yaramubwira ati ngewe ninjya gupfa muzanyibutse duhindure document tubikire gute mbiguhereze ngo uri nabwiye umukobwa we. None umukobwa aravuga ati ngewe bitewe n'ukuntu mama yaranarwaye sinigeze nibuka ko ibyo bintu tugomba kubikora. Numvaga abasaza banjye n'abarumuna banjye ari barumuna banjye whatever happened. Umva rero ubwo ndavuga ndashaka icyangombwa cy'ubutaka cya mama mbangiye mu bintu mama yaransigiye nyine bya document. Urumva ngezemo nsanga bahita UPI y'ubutaka cyangwa nyine aho hantu umutungo uri byanditse kuri musaza wanjye wa wundi nyine wa wundi yaba ari aho akusano ababahaga bafarije ubundi barabagiraga azimisana zizanyicira. Urumva aramubwira nyine arebye asanga burya ngo nyina ngo baragiye byanabaye kera pe ngo byabaye nka 2000 kangahe. Nyine ngo ni nkaho byabaye nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 amaze kumukobwa ubutaka bwaragiye burya bwandika kuri musaza wiwe. Urumva noneho mu wa musaza we mutoya ngo aza kuza gusura mushiki we from nowhere nyine ibyo bintu bibaye ngo musaza ngo musaza we nyine uyu nguyu bakurikirana ngo mwandikiye message ngo ngiye ngo nzakwica ngo sinzongeye kubona ngo hano ngo mu nzu ya mama ibintu ngibyo ahubwo se uzanyica nakugize ne kwiyonza ari nge wayubakiye mama wawe urambwira ko uzanyica tupfuye iki cyangwa uzanyicira iki. Urumva umuhungu agasana nyine akamutuka akamubwira numva umusaza we akamubwira nabi. Arangije wa musaza we mutoya nyine wundi usigaye nyine gukora ibintu byo gucuruza inyanya no kuzihinga n'ibintu byose ngaramwaza kumusaza gusura mushiki wiwe ahageze ngo bicara baraganira mbwa rero ukamubwira uriya mukuru wanjye ni umugome cyane ni umugome ku buryo afite gahunda yo kuzakurugera abana. Urumva rero stay away from him. Uwo mukobwa ati ariko uwo mugore nyine namwe ati ariko muri abasazi andogira umwana se umwana azaba yaramukweye cyangwa azaba yamukweye ati ntawe azaroga ikindi mbwira ukuntu mama yamwanditseho ubutaka bwanjye ari nge wabuguza. Namwe ati babikoze kera ati mama yaganye avuga ngo ukuntu uri umwibone. Urumva ati no kuza kumwubakira wabikoze kugira ngo wishimishe ntabwo wabikoze ko ari umukunze ngo none se ngo ubundi kumwubakira ngo iriyanzu ubwo yariryagamo ubusa mu bushike n'amaze yaryagamo ubusa ntabwo namuhaga amafaranga we. Ati reka ngo yumvaga ntacyo bimaze ngo yumvaga ngo wamwubakira inzu ni nziza kurusha iriya ukajya umumenyera ngo stoke y'ibiryo ibintu byose nyine. Ati ariko ngiye nkabyumva nkavuga ati mwe muri abanyamafuti bombi nyine na mama we na musaza we na papa kibyo papa wabo nyine ko ngo yari yapfuye kera ibyo bintu babikoze papa wabo agipfa. Urumva ambwa na papa gihari yajyagerwa bivuga ngo ubundi ngo kunyubakira inzu nk'ingi nkarira mu busango bitwa ngo nuko ngo nabaga muri yanzu zafarije ngo n'ubundi ngo ndabizi ngo nari umukene ngo naninya kwigendera ngo ariko ngo aranyubakira inzu nk'ingi ngo kugira ngo yishimishe ngo kubera iki. Umukobwa byumvishe ngo yumva genda karamwishe ngo yumva ararakaye yumva arakariye nyina ntawe uhari. Aravuga ati mama wanjye naramurwaje arwaye kanseri butaro nkamukarabya ari umumama mukuru ntekereza ibintu byose nakoze ndavuga ati ariko nabikoraga mama wanjye ntago mbyicuza. Urumva rero aravuga ati umunyiri musaza we bakomeza nyirizo ntambara. Noneho umukobwa yari ajya kurega musaza aravuga ati nge rero ndashaka umutungo wanjye uyu mutungo ni wanjye nubwo ntabwo uri umutungo munini cyane pe ariko ni inzu ngiye nafashe amafaranga yanjye umugabo wanjye afashe amafaranga yiwe ngiye naguze ubutaka umugabo wanjye yubaka inzu. Urumva tutari twabana tukirina akinu atarananshaka rero umutungo wanjye ndawushaka ukuntu bawanditse kuri musaza wanjye ukuntu wagize kuri musaza wanjye ntago mbizi but for me I want my things. Ajya kurega musaza we. Urumva agiye kurega musaza we ati ngewe ati nari mama mfite abana batatu umwana wanjye mukuru w'imfura n'umukobwa
babiri nabo ni abahungu nyine wenda yabyaye nko mama yari yarabyaye nta wamenya. Urumva umwana wanjye rero w'umuhungu wa kabiri navuye kumurega, nkimara kujya kumurega umwana wanjye yatangiye kujya arwara ikintu kimeze nk'igicuri, umwana wanjye akikubita hasi. Urumva umusaza wanjye wundi wunda aza kundya arambwira ati waretse biriya bintu kuri wa muhungu azakwicira abana akamamara wamuretse. Akabaza se azanyicira abana ushingiye kuki, namugize ne icyo nkeneye ko ari ubutaka bwanjye ibi ni biki. Arambwira ati none se nkwaze ntabwo umwana wawe yirirwa arwaye, ntabwo ibyo ngibyo byabaye ejo bundi, ntabwo umwana wawe yirirwa arwaye, ntabwo umwana wawe ameze nabi, ntabwo ameze nk'ugiye gupfa. Arambwira ngo yigo nyine ajye ku ishuri akikubita hasi naketse ko ari igicuri. Ati ntabwo ari igicuri, ukabyara we n'uriya muhungu uyunyweza imyuka mibi ashaka kumwica. Nimwe baragwira actually urumva ngashaka kumwica. Mama aramugatoya abibwiye wa mugabo w'umunyakenya ngarutsika cyane, aravuga ati tubura n'uburwayi busanzwe kandi umwana wacu azakira humura. Urumva bajya arongera ngo bamutumize. Icyo gihe bamutumizaho ni ibyo byatangiye kuba umunsi noneho ngo bagombaga kujya imba ari he, imba ari kuburana niba sinzi ukuntu bigenda ibintu by'inkiko I don't know. Urumva umunsi bagomba kujya kuburana wa mwana nyine w'uyu mama ati yararwaye ararwara araremba, umva yikubita ati mu gitondo ati yikubise akageza n'ibintu nkajya mbona urimo agiye kurukanja ururimi tugenda turufashe mu ntoki ndamwikongana no kwa muganga. Byarangiye ntagiye kuburana ngo njye kubaza nyine impamvu ibintu byanjye byagenze gutyo. Birangira nyine ubwo barusubiza n'ibiki byose ko umwavoka wanjye yagiyeyo baraburana maze nyine baramubwira ngo nyine barabibaza n'uwo muntu nawe yari ahari w'umukobwa na musaza we ngo mutoya nyine bemeza ko barabivuga nyine bavuga ati nubwo mushiki wacu adahari wenda rwaje umwana bitunguranye biki byose ariko kuri nuko niwe wakoze bino rero mwamuhereza ibintu bye. Ati ngo navuye aho ngaho ati wa musaza wanjye ngiye kubona muramamagaye. Urumva aramamagara nagakwita kuko nari njagaye ndi kwa muganga ngiye kubona mbona indi nimero ntaziramamagaye. Yamamagaye arambwira ati ngo harya ngo wariyemeje gushaka kunyaka ibyo mama yampaye. Ndabwiye ngo umuzimu we, ngo yaramubwiye ngo umuzimu we, ngo umuzimu wa mama wanjye uzagukurikirana mpaka ibyayo byose n'urubyaro rwawe byose bishize. Uvuze arambwira ati nutandeka ngo ngende bino bintu mbitware uwo mwana wawe ntago azabaho. Azikubita hasi mpaka umunsi umwe akubise hasi umutwe akawukubita hasi mpaka awujanjuye. Uwo mama arambwira ati ariko uri umusazi. Ahita amaze se ibyo bintu byo kumwana wanjye arwaye wabimenye ati murasetsa ati nabimenye gute se ni ngombwa ngo mbimenye? Ntago ari ngombwa ngo mbimenye cyangwa ngira umuntu bimbwira please ndeka undekere ibyo mama yansigiye. Umugore ahita asara nyine aratinya. Barumuna be baraza kwa muganga nyine ngo arabibabwira ibintu umusaza wamuhamagaye amubwira. Barumuna be baramubwira ati ariko se wamuretse koko wakihanganya ukamureka aho kugira umwana wawe azapfe bigenze kuri uru rwego ku bintu by'amaherere kongera nzi ko twarezwe n'umuntu umwe twese turi abantu bazima. Urumva bigomba kugira. Urumva noneho ngo wa mukobwa baramubwira ati umukobwa aramubwira ati kambwire ati kubera biriya bintu nabwo njyewe bashaka kunyicira n'abana ati none ngiye turahangana wako ndumujinya kwica ukatangira gusara nyine abarangwa abasare baravuga ati ngiyewe turahangana rero imva amagambo ashira ivuga umva ibibazo biravuga. Noneho ati ejo bundi rero aturetse ati ejo bundi nyine nabwo yarakenyereza ama message yambwira ukuntu ngo azanyica n'urubyaro rwanjye n'ibiki byose. Ati nagiye ku kazi from nowhere nta kibazo kimwe mfite. Boss wanjye arambwira ati dushaka gusezera abakozi. Ati rero umwe mu tugomba gusezera muri iyi minsi ufite ibibazo byinshi uhora warwaje umwana ntabwo ukiza mu kazi ntabwo ukibyitayeho so you are fired. Ati nageze mu rugo ati ndarira mbibwira umugabo wanjye arambwira ati ntabwo bishoboka. Ati n'ukuntu umenye n'imyaka umaze ukora hari ahantu kuko ngo mvuga akoraga muri ONG urizi ko ukuntu abantu bagabanyije we ngo bari baranamuritse abamurikira mu kazi bamukuyemo ejo bundi niko ari kunga Debe. Ati bari barandetse mu bagabanyije ariko njye bankuyemo nyuma kandi bankuyemo n'ingeri nyine. Urumva mbibwiye umugabo wanjye arambwira ati rero umusaza murekere imitungo ye kubera ko ndabona afite gahunda yo kutwica. Uryo joro uwo mugore bamwirukanye. Urumva umwana we wa mbere wa mundi w'umukobwa urumva yaraye yikubita hasi nawe nka musaza we. Urumva igicuri kiramufata nka musaza we nk'akana k'agahungu ke gato gasigaye karwara ibyo bintu nawe biramufata. Uyu mumama kugisha inama ati Debo ati ni gute musaza wawe kwa kuri no rwego ku buryo ashaka kukwica hejuru y'umutungo
utari no muri miliyoni 30. Mana yanjye ndumiwe. Anyway guys, muze mugire inama and don't forget to subscribe, don't forget to share, don't forget urumva kugira ikintu kimwe kugira nyine kumfasha ugasharinga ukabwira abantu ko nsigamba kuri TikTok, kuri YouTube, ukababwira nyine ukababwira uko bisigaye bimeze muri iyi minsi. And kindi mujye mu feedback za story, ushaka kubimbwira kuri YouTube, ushaka kubimbwira hehe, ushaka kumbwira anywhere, urumva ukaba feedback. So guys, thank you so much. I love you so much, and may the Lord protect you, may the Lord guide you. Abantu bose and umwaka mushya muhire nubwo turi ku itariki 14. So guys, bizu bye.